reka mbabwire iri toro ry'ahangaha ryatangiwe riyoborwa n'umuperezida umwe witwa Stefano Baraburiye n'undi mupasitoro witwa Bwiruka, nibo bayoboraga ahangaha. Pasitoro Byiringiro Esironi yatorewe kuyobora itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda muri manda y'imyaka 5 kuva mu mwaka wa 2025 kuzageza mu mwaka wa 2030. Ni mu matora yaberaga i Nairobi muri Kenya ku cyicaro cya diviziyo y'Iburasirazuba no hagati muri Afurika mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, akaba yatowe kuwa 3 w'isabato mardi tariki 26 Kanama umwaka wa 2025. Pasitoro Byiringiro Esironi akaba yaratowe bwa mbere kuyobora itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda mu mwaka wa 2005. Aho waba uri hose turagushuhuje kandi tuguhaye ikaze ku Murinzi TV, tukwifuriza amahoro y'Imana. Nje muri kumwe Ndagijimana Rehoteri. Tunejejwe no kukugezaho amakuru agezweho yo mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda ko Pasitoro Byiringiro Esironi yatorewe kuyobora itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda muri manda y'imyaka 5 kuva mu mwaka wa 2025 kuzageza mu mwaka wa 2030. Ni mu matora yaberaga i Nairobi muri Kenya ku cyicaro cya diviziyo y'Iburasirazuba no hagati muri Afurika mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, akaba yaratowe kuwa 3 w'isabato mardi tariki 26 Kanama umwaka wa 2025. Pasitoro Byiringiro Esironi akaba yaratorewe bwa mbere kuyobora itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda mu mwaka wa 2005. Mu bandi batowe kandi muri Union y'u Rwanda akaba ari Pasiteri Ngirinshuti Samuel watorewe kuba umunyamabanga nshingwabikorwa wa Union na Sebahire Joseph watorewe kuba umucungamutungo. Tugiye ku mateka y'iri torero, amavu n'amavuko y'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda yerekana ko iri torero ryatangijwe n'umusirikare w'umubirigi witwaga David Eliderov, wari komiseri mu ngabo z'Ababirigi zarwanya intambara ya mbere y'isi yose. Amateka y'iri torero atangira ku ngoma y'umwami Yuhi V Musinga mu 1919 ahitwa Ikirinda, ubu ni mu karere ka Karongi, nyuma y'uko abamisiyoneri b'Abaprotesitanti b'Abadage bari bamaze guhunga kubera intambara ya mbere y'isi. Dorove yahise afata za nyubako bakoreragamo azitangirizamo idini rishya ari ryo ryari itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Ubwo intambara y'isi yari irangiye, umutekano umaze kugaruka, Abaprotesitanti basubiye mu nyubako zabo, bityo Dorove yimuka Ikirinda, ndetse hari bamwe mu bapasiteri yari amaze guhindura Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, bityo ajyana nabo ahitwa Igitwe, ubu ni mu karere ka Ruhango. Mu 1921 Dorove yagiye i Nyanza gusaba umwami ubutaka, umwami amuha ku gasozi kitwaga Kadaturwa Igitwe, aho yahuriye n'umumisiyoneri w'Umusuwisi witwa Elimoniye, bahita batangiza misiyoni cyangwa se field ya mbere, ari naho hagaragara nk'ahatangiriye itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Mu mwaka wa 1923 nibwo Alimoniye yagiye mu Burasirazuba ahitwa Igahini ashaka gushyiraho misiyoni cyangwa se field ya kabiri, gusa ntibyamukundiye kubera ko icyo gihe amadini atemeraga kwegerana, bituma afata inzira ijya mu majyaruguru ageze ahitwa mu Rwankeri, ubu ni mu karere ka Nyabihu, ahashinga misiyoni aricyo.
abamisiyoneri b'abadivantisite bakomeje kwiyongera ndetse na za misiyoni firidi ziraguka. Haza kuza uwitwa Matters ashinga iya gatatu Ingoma ku Mugonero mu karere ka Karongi hari mu 1931. Ubwo ibihugu bya Afurika birimo n'u Rwanda byari mu nkundura yo gushaka ubwigenge mu myaka y'1960, mu madini abanyarwanda bahabwaga ubuyobozi ariko abazungu bagasigara ari bo babagenzura. Icyo gihe batangiye gusobanukirwa kuyobora, nibwo mu 1963 uwitwa Baraburiye Stefano n'uwitwa Bwiruka bashinze misiyoni i Nyamirambo, ndetse n'undi mupasiteri witwaga Sembeba ashinga indi Butare mu myaka ya 1970. Muri rusange itorero ry'Abadivantisite ryamaze imyaka myinshi rifite misiyoni cyangwa se firidi 5 zirimo izayoborwaga n'Abanyarwanda n'izari zigifitwe n'abazungu. Gusa ku rwego rw'igihugu itorero ryari ry'Umunyamerika wakurikiwe n'undi basangiye ubwenegihugu mbere yo guhabwa Umunyeportugali ari nawe muzungu uheruka kuriyobora. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi, abayobozi b'itorero bamwe barahunze abandi baricwa, ariko mu 1995 nibwo Pasitoro Amoni Rugerinyange yagizwe Umunyarwanda wa mbere wayoboye itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi ku rwego rw'igihugu. Pasiteri Byiringiro Esironi niwe Munyarwanda wariyoboye ku nshuro ya kabiri, icyo gihe hari mu 2005, akaba yaragejeje kuri iri torero iterambere rikomatanye mu nzego nyinshi zitandukanye. Mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, iri torero ryari rifite abayoboke 190,000, mu gihe mu 2005 bari bamaze kugera ku 382,000. Mu 2021 bageze ku 980,000, ubu mu mwaka wa 2025 bakaba barenga miliyoni. Imibare igaragaza ko itorero rimaze kubaka firidi 8 zivuye kuri 5 zariho mu 2005. Rimaze kubaka amatorero arenga 2,500, rikagira amashuri yisumbuye 23, ibitaro muri buri firidi n'ibindi bikorwa birimo kaminuza. Iyi akaba ari imibare yo mu 2021. Tugiye ku mateka ya Pasiteri Dr. Byiringiro Rukundo Esironi, yavukiye ahitwa Butembo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu 1948, aho se yakoraga ari misiyoneri mu Badivantiste. We na barumuna be 3 bavukiye muri icyo gihugu, ariko ababyeyi be batekereza gutaha kugira ngo abana babo bige umuco w'igihugu cyabo. Pasiteri Dr. Byiringiro Esironi yize amashuri abanza mu Rwankeri ni mu karere ka Nyabihu, akomereza yisumbuye i Burundi, akomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yarangirije. Ababyeyi be bari batuye muri komini ya Karago, bose n'abandi bo mu muryango we bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, gusa w'icyo gihe yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pasiteri Dr. Byiringiro Esironi yabaye umwarimu ku ishuri ribanza rya Rwankeri, aza kuhava ajya kwiga ibijyanye n'icungamutungo muri kaminuza muri Zimbabwe. Yakoze mu bihugu bya Afurika y'Uburengerazuba ashinzwe audit, umugenzuzi w'imari mu matorero y'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi muri ibyo bihugu. Yaje kuhava
ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'icungamutungo. Abirangije akomeza kwiga PhD mu bijyanye na teolojiya, ari naho yarangije mu mwaka w'ibihumbi 2003 ahita asubira mu Rwanda. Kuri ubu afite umugore n'abana 2 n'abuzukuru 2. Kuri Pasiteri Dr Byiringiro Hesironi, Pasiteri Ngirinshuti Samuel na Sebahire Joseph batorewe kuyobora Union y'u Rwanda, reka dusoze tubifuriza kuzagira imirimo myiza. Tubaturira isomo ryo mu Efeso igice cya 4 duhereye ku murongo wa 11 ndetse na 12, ahagira hati: nuko habamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Abayobozi batowe ku Murinzi TV turabifuriza kurinda neza umukumbi w'Imana, bawerekeza kuri Kristo. Imana ibibashoboze. Imana yategetse kubaka ihema ry'ibonaniro, baryinjiramo bagatanga ibitambo bari aho ngaho. Icyo nicyo kiranga itorero. Iri toro ry'ahangaha ryatangiwe riyoborwa n'umuperezida umwe witwa Stefano Baraburiye n'undi mupasitoro witwa Bwiruka, nibo bayoboraga ahangaha. Kandi ifiridi yagezaga ku Rusumo, iyi firidi yageza Kagitumba, iyi firidi yagendaga ikageza kuri Base. Ari abo bagabo bayiyobora. Icyo gihe cyararangiye. Ubu turi mu gihe cyacu. Iki gihe cyacu tugikoreshe, natwe cyacu kizarangira, maze abandi nabo bagire bate bakore. Yesu n'abataje vuba azasanga bari gukora. Usanga bari gukora.